abayitse kandi bamwe bari mu marira y'ababo twaburiye mu mpanuka abandi nabo bari kuvuga ati nk'umunyarwanda muzima ukwiriye kwifata ukavuga ngo umubyeyi nkanjye yakuwemo matrice ariko nareba nkabona ikiganiro uburyo Bosco Impa yagisesenguye sha nkabona buriya ururimi rujya rutwoshya sinzi ababyeyi noneho aho mugeze nko muragenda rwose bigaragara ko ikuzo turi kugenda turita n'umuco nyarwanda. Ibi bintu wabyakiriye gute mama Mignone? uretse ko icyo kiganiro ntacyo nakurikiye kanze mbanze ngishyiremo. Birimo ingaruka ku rwego Satani yaguhumye amaso ngo utareba izo ngaruka. Suri kumva Bosco wibuka ko turi abanyarwanda. Iyo ufata umunyarwanda mugenzi wawe ukamukuramo matirisi ukicara ukabwira isi ko Mutesi bamuvanyemo matirisi gushaka dogiteri shaka akankuramo matirisi wowe ubwawe ubyisabira yego ukongera uti Mutesi yasabye ibihumbi 50 7 biki ubizi neza kubeshya. Ejo barambwira ko harimo nko 40 by'idolari kandi rimbi ryarari barigeze nko 50 ariko Imana irabikora. Ndasaba abantu Bosco akakaba akazi ariko niba kajemo ubugome nisesereza no kwibasira no guhimba ibinyoma n'ukuri bitagomeye ko mvuga n'Imana n'ukuri uzabigiramo ingaruka mbi. Hari igihe uzicara uvuge ngo Pastor Mutesi ibi yarabimbwiye. Reka dusoreza wabyumvise bimwe mu busesenguzi bwa reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza mwe mudukurikira umunsi ku wundi bashimire uburyo mukunda kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Nitwa Ezekiel Rukundo kuri Pastor Fanny Official, Mama Mignone Official, Ingoro TV na Kiranuka TV na Mos TV. Tumva ari izo yo nibagiwe abadukurikiye biyeranje bajye gukora subscribe kuyo nibagiwe. Mayikaze Mama Mignone. murakoze cyane. Umeze neza Mama Mignone. Umeze neza nubwo umuyaga uri kuduhuha ariko ntacyo bitwaye. Pastor Claude ajya avuga ati uremewe. Uri kubona nemewe? Ndakubwiza ukuri. Aha. Urakoze n'ukuri. Umeze neza? Yego meze neza ndashima Imana. Ndabona iturinze turi amahoro. Kwezi kwa kabiri urabona kumeze gute? Ukwezi kwa kabiri ko ari kwiza. Ubuzima bwawe by'umwihariko no ku muryango urabona bimeze neza cyane. Ukwezi kwa kabiri kumeze neza cyane. Ni ukwezi numva ufitemo umugisha ukomeye. Ariko ntabwo tugomba kwibagirwa ko ari ukwezi kudutwayemo abantu bagera muri 20 na kuri iriya mpanuka y'imodoka. Iriya mpanuka yo rwose mana tetse umuntu utarabibonye ariko byakoze ku mitima y'abantu. Impanuka ni ikintu cyiza gitunguranye nyine. Hari imitima myinshi babaye. Twahumuriza abantu baburiyemo ababo. Ndetse n'abarwayi Imana iborohereza. Hanyuma Imana ikomeza imiryango y'abasigaye. Icyo nicyo twavuga. Birakomeye. Mu gitondo naganiriye n'umwe mu banyamuryango baburiyemo uriya mubyeyi wari ufite akahinja wanaza akana gacishije mu idirishya. Ambwira ngo yari yavuye i Rubavu mu gitondo aje n'ubundi yari yaraye i Kigali Pluto. Yego. Aje mu bintu bijyanye no kugakurikirana kubera impamvu z'uburwayi kari gafite CHK. Atega imodoka nk'uko abandi bose batega basubiye i Rubavu. Ngo batungwe bamenye yuko impanuka yabaye babibwiwe hagati yo mu masaa 11 saa 12 gutyo ngo nibwo bamenye yuko wa mubyeyi yatabarukiye muri ya mpanuka. Ni inkuru itarabaye nziza ku muryango ariko uburyo numvaga bari kuvuga bavugaga ko
ari n'ibintu bitaboroheye. Umubyeyi wari umaze igihe gito yashyingiwe we n'umutware we barabanje no kunyura mu kigeragezo wenda cyo kubanza kubura urubyaro. Sana gahinda. Mu by'ukuri ku giti cyawe by'umwihariko iriya mpanuka yakwigishije iki? Ushobora kwirwa mu mubiri ariko ejo ntuwuraremo. Ibyo ni ibintu bishoboka. Iyi saha dushobora kuba turi kuvugana ariko mu minota mikeya sinongere kukumva. Harimo isomo rikomeye cyane. Buri muntu wese namubwira ngo najye agenda neza. Kandi aho unyuze uhatambukana amahoro n'ituze. Njya nkunda kuvuga urukundo. Buriya uzatuma abantu bazasigara bagukumbuye. Uzatume abantu basigara bavuga batari kuriya muntu ubyibuze n'ubwo agiye turahombye. Aho kugira ngo uzagende uri ruvumwe. Kuko hari umuntu uva kuri iyi si akagenda ari ruvumwe bakavuga bati ubwo se nawe yapfa. Buriya ntuzifuze ko abantu bavuga ngo nawe se byamugeraho. Impamvu abantu bavuga ngo nawe yapfa nuko hari abantu n'ubundi ubwo yari abangamiye. Ariko iyo abantu bari kurira nka kuriya bakavuga ngo mana we ibi ni iki ibi ni iki ni iki, uyu muntu yari ingirakamaro ku muryango. Hari isomo byanyigishije bihita binyibutsa ko hariya nanone hari ikindi gihe byigeze kuhaba. Umubyeyi ajugunya umwana hanze. Bimaze kuba kabiri muri kariya gace. Iki kintu sinzi niba abandi bantu baragitekerejeho nkuko nagitekerejeho. Naravuze ngo ese ababyeyi batinye kugendana abana babo mu modoka kuri iyi. Ese umubyeyi nagendana n'umwana wazajya avuga ati nimparenga ntapfuye araba ari umugisha. Kubera ko inshuro ebyiri utwana ducishwa mu idirishya tukarokoka ba nyina bagahasigara bakagenda. Hariya hari ikintu biba bivuze. Abasanga ahubwo nibasenge cyane banahasengere bazabitubwira. Ni umubyeyi watabarutse ariko abantu bari kumupostinga cyane. Yego. Bamuherekera za n'amakomenti cyangwa se amagambo meza. Aba ngo nubwo upfuye ariko uri intwari. Yego. Kuba waragize igitekerezo cyo gufata umwana ukamucisha mu idirishya uko bati sinifuza gupfana n'umwana. Sinzi uzamutoragura. Sinzi uzagira ute. Doko uri kwibaza ariko icyo kintu uyu mubyeyi yabajyanye. Ntago nzi uzamutoragura, sinzi uzamurera ariko azabaho. Nsiga imbuto imusozi. Ariko iyo bapfana bari kujya bavuga bati n'ubundi ntiyavutse byari kuzarangira gutyo. Ariko ni intwari cyane. Kuri intwari n'umugabo wahaherereye yihangane kandi akomere ariko yari yarashatse intwari kazi. Kuri aba bakobwa baterwa inda zitateganyijwe. Yego. Agafata umwanzuro wo kuzikuramo cyangwa se banabyara abana. Rimwe na rimwe twagiye twumva impfu z'utwana ugasanga umukobwa yabyaye umwana akamwica agata ahantu muri puberi. Harakimisagara byigeze kuba nta nubwo ari kera ni vuba aha ngaha rwose. Bo nta somo bashobora gukura kuri uriya mubyeyi nubwo atabarutse. Ibi ngibi iyo mbivuze mpita ntangira kuvuga ngo abantu nitwongere tugaruke no kumucereka. Tugaruke ku muco. Iyo uvuze ngo abakobwa babyara inda zitateganijwe n'abadamu barahari birwa bakuramwe amata. Bakamutera inda akavuga ati uyu mwana sinashaka kumubyara ndashaka gukomeza kuba umujene. Inda akayikuramo memu n'abo bakobwa. Nta nubwo ndi burenge no ku bagabo baba bateye zanda barangiza akaba aribo batanga za kuraje zo kuvuga ngo yikuremo. Abo bantu nta bumuntu bafite. Nane zandinde kuyitera ngo mbwire uwo nayiteye ngo tuyikuremo. Niba hari ikintu abantu batazi umwana araryoha. Ushobora kumubyara utabishakaga ariko iyo amaze kuba mukuru nibwo uhita uvuga uti wa mana we warakoze ndagushimiye. Iyo umwana atangiye no kugera kuri rwa rwego ushobora kumubwira uti nzanira ikiyiko cyangwa nzanira igikombe nguhe. Ndakubwiye ngo uyu mubyeyi asigara yishimye akavuga ati umwana wanjye. Rero kuri uyu munsi nabwira umuntu utazi agaciro k'umwana ngo akari kera hari umunsi yabyicuza.
hari abonzi akagira gutya agakora ikosa ryo gukuramo inda bikarangira nta n'undi mwana abyaye. Rero Imana idufashe kandi idutabare, ibabarire n'abantu bagira bene uwo mutima. Uyu ni umutima ugaragaza ko nta bumuntu dufite. Uyu ni umutima ugaragaza ko abantu tutagitekereza cyangwa ngo turebe kure. Kuko umwana ntabwo ubuzi ikintu azaba. Ntabwo ubuzi niba uyu mwana ejo cyangwa ejo bundi azaba umuyobozi w'igihugu, ari we uzaramira umuryango. Kuko uyu munsi twaje gusanga hari abana bucya mu gitondo baramiye umuryango. Rero navuga ngo umwana ni uw'agaciro. Umwana n'ejo hazaza. Umwana ni igihugu cyacu cy'ejo hazaza. Yego. Nuko abenshi badukurikiye muri iki kiganiro buri wese akuremo isomo cyane rwose. Gusa mu makuru numvise wenda nabwiye n'umunyamuryango nuko nabo amaso bayahanze ko leta hari icyo yabafasha kugira ngo uyu mubyeyi azaherekezwe mu mahoro, kuko ngo bari bari mu kigeragezo cy'uburwayi n'ubundi bw'uriya mwana. Ubwo rero nabyumvishije ko hari ubufasha leta izatanga. Nabyumvishije haba ku bagize abaguye muri iriya mpanuka, haba ku bagiye mu bitaro, na kariya kana buriya ubuyobozi buba bubizi. Ubuyobozi burabizi aho batuye. Imfashanyo ntabwo zazabura. Ariko sinabura n'ubutabwira abantu baba badukurikiye reka ngo nimutabare uriya muryango. Nimureke twegerane dutabare abantu. Umuntu ubuze umuntu mu mpanuka ni nk'inkubi bimukubise, ni nk'ijuru riba rimugwiriye. Rero niba ijuru rikugwiriye inshuti yanjye, Imana yonyine niyo yo kukurengera. Ariko natwe abantu tukabafata mu mugongo tukabakomeza. Nababwira ngo nimukomere ababuze ababo. Duse nk'abakomeza aho ngaho, duse nk'abaharenga, twikomereze ku ntego yacu y'ikiganiro cy'uyu munsi. Ariko by'umwihariko nanjye mboneyeho kwihanganisha ababuriye ababo muri iriya mpanuka, abarembeye kwa muganga, situwasiyo yose buri muntu wese wari uri muri iriya modoka yisanzemo cyangwa umunyamuryango we yisanzemo. Ihangane, pole sana. Yo turi mu isi tuba dufashe igihe mu ntambara, niko Bibiliya ivuga. Kandi hapfa uwavutse, yavutse, hapfa umuntu wabayeho, hapfa umuntu wonse ibere ry'umudamu. Kuko Theo yararirimbye aravuga ngo wabyawe n'umugore arama igihe gito. Yego, ko nukuri. Mama Mignone abenshi bari bagize ubwoba bwo gutega imodoka, by'umwihariko bisi zerekeza Musanze. Umuntu afite ubwoba ni bwinshi, ngo nawe ngo ubu ngubu gupfa gufata urugendo bitarabanza kwibagirana ngo ntiwajya. Umuntu utarakora agisida y'imodoka ntabwo abitekereza. Ariko iyo wakoze agisida ushobora kumara umwaka warahabutse kugendera mu modoka. Iyo wakoze agisida wigeze uyikoraho shabyihorera ugasiga ukibona uri se hashika. Ibindi utazi uko byagenze. Byigeze bikubaho ubona urokotse impanuka cyane rwose. Impanuka ndokotse ni amaboko y'Imana. Uhita uvuga uti Mana warakoze. Mana ahubwo reka nongere nshima Imana. Mana warakoze. Amen. Nukuri kururi uza kuyigwamo. Imana yarakoze. Uzi ko hari umwe mu bantu twari turi kumwe muri iyo modoka. Bari bari kumubagira mu cyumba cyari kiri hirya aho narindi. Yatatse kuva saa 5 kugera saa 10. Kubera ko umuntu wakoze agisida burya ntibamutera n'ikinya. Naravuze ati wa Mana ugira neza bugacya bukira. Wamaze igihe kigana wumva ubwoba ku mutima bwiza ukuri utihagaze. Iyo nabaga ngiye mu kazi kuva hariya Sonatube kugera mu mujyi nategaga nk'inshuro 3 cyangwa 4. Nashaka kwinjira mu modoka Sonatube ikangeza Rwandex nkavamo, nkahita mbona iri kwiruka cyane, nkabona ibintu birancitse birayobye. Na Rwandex nkategera indi modoka ikanjyana ikangeza nk'Igikondo cyangwa ikangeza mu Kanogo. Najya mu Kanogo nkavamo, nkavuga ati shofe ndahagarara ngasigara, ngatega indi ikanjyana yangeza peyaje nkavamo,
nkava opeyaje nkazamuka nkagera City Plaza n'amaguru kubera kubera ubwo nari narahabutse namaze nk'amezi nk'atandatu kugenda mu modoka ari ikibazo. mwana ya Cyakora imodoka ya prive itari integano nyine iyo nayinjiragamo ubwo twaga dufite ukuntu turi bugende tudiringa ahubwo ntitwara gake ariko igenda gake ugatangira kuyobora shoferi ntitwara gake ariko dore ukuntu ibintu biba bimeze nkavuga ati ariko bite kudafata feri ubwo icyabaye igihe cyanjye cyo kugira ngo nirinde kujya ntega imodoka inshuro nyinshi kugira ngo bikuvemo byagutwegeye kingana iki byantwaye hafi nk'umwaka ariko nyine ni ukuvuga ngo na profitaga imodoka iri private akaba ariyo ngendamo ariko gutega bana we nk'ubu wenda muri iyi minsi iyi mpanuka yabayemo ubu hagize urugendo rugutungura rugira ubavu wagenda nta kibazo ntago natega nahita nitabaza inshuti n'abavandimwe ahubwo ati mwakabyara mwe mwampaye ka essence nkagenda cyangwa mwakuyaranje mukashaka ukuntu muntegera iri private nkabageraho ariko niri prive nayo yagutwara yaguhitana ariko uhita wumva wenda umuntu muri kumwe muri kuvugana kanamubwira uti dore hano bimeze gutya itandukanye n'iyi modoka itwara abantu 100 ingahe kuko ntago shoferi yumva abantu benshi ariko imodoka urimo muri 2 muri 3 muri 4 burya murabiganira ariko abantu benshi bakomantinze aravuga ati izi mpanuka zaya mamodoka atwara abantu benshi ntabwo ibintu byabyo byumvikana ntabwo bisobanura uzi ukuntu hari umuntu w'inshuti yanjye utajya upfa gutega ritiko kubera hari igihe ritiko yakoze impanuka inshuro imwe inshuro ebyiri kuva uwo munsi mu mutwe we buriya rero cyane cyane nka ziriya biterwa n'imyumvire y'umuntu njye ntabwo njya numva ko ari igitambo imyumvire yanjye inyemerera yuko kumenya yuko agisida zibaho ku igare ukorera agisida ku modoka ukorera agisida kuri moto ukorera agisida indege zikora agisida ibintu by'ibitambo ntabwo ndabikurura igitambo cyatambwe nande se kigatambwa wenda na ba nyir'amasosiyete atwara abantu ba nyir'amamodoka amasosiyete bigaruka ko kuba muri iyi si ni ibitambo wemera ko kuba kuri iyi si ubuzima bwose ducamo ari igitambo ntago simbizi ndaguha urugero muri umukristo yego ntago watambiwe amaraso ya Yesu Kristo yego none se utari umukristo urumva nawe nta bindi bitambo atamba se bijya hehe bijya kwande aho icya Kristo cyagiye agatamba abantu yego none se Imana yo ntiyatambye Yesu se ntiyari umuntu se umwana wayo yari umwana wayo yego why not umuntu we atatamba ibitambo nta bujya wumva ngo bagiye kuzimu ngo bakure ibitambo ikuzimu ngo batambe ibitambo ariko uretse wenda ko iyo utarabigeramo cyangwa se utaraganira n'ababikora ntabwo wamenya ibyo ari byo ikuzimu banyuraye bajyayo nanjye uhambajije njye ikuzimu mpizera mu buryo bw'imyuka nk'uko no mu ijuru mpizera mu buryo bw'umwuka hanyuma bajyayo banyuraye babwo banyura mu myuka bakajya gushaka yikiza ngo ubutunzi none se iyo bagezeyo baza bikoreye iyo bagezeyo babahereza mu ntoki bakazana ubundi bimeze bite hagati aho biba bimeze bite ahubwo wowe ubyumva gute iyo ubonye impanuka nka ziriya zitwara ubuzima bw'abantu 100 niyo mpamvu njyewe nyine sintekereza ko ari ibyo bitambo ntago mbitekereza nta na rimwe ndabitekereza ahubwo njye nyine nzi ko impanuka zibaho nta bindi reka turenga aho ngaho twikomereze ndi kubona hagati y'uwitwa Bosco Impaya ndetse n'umubyeyi w'inshuti yawe kandi nanone Pastor Mutesi hatse umuriro hakongotse habaye iki se kandi bamwe bari mu marira y'ababo twaburiye mu mpanuka abandi nabo bari kuvuga ati nk'umunyarwanda muzima ukwiriye kwifata ukavuga ngo umubyeyi nkanjye yakuwemo matrice
ariko nareba nkabona ikiganiro uburyo Bosco Empire yagisesenguye sha nkabona buriya ururimi rujya rutwoshya sinzi ababyeyi noneho aho mugeze nko muragenda rwose bigaragara ko ikuzo turi kugenda turita n'umuco nyarwanda. Ibi bintu wabyakiriye gute mama Mignone? uretse ko icyo kiganiro ntacyo nakurikiye kanze mbanze ngishyiremo. birimo ingaruka ku rwego satani yaguhumye amaso ngo utareba izo ngaruka. Suri kumva Bosco wibuka ko turi abanyarwanda. Iyo ufata umunyarwanda mugenzi wawe ukamukuramo matirisi ukicara ukabwira isi ko Mutesi bamuvanyemo matirisi, gushaka dogiteri shaka akankuramo matirisi, wowe ubwawe ubyisabira. Yego ukongera uti Mutesi yasabye 50,000 uti 7 biki, ubizi neza kubeshya. Ejo barambwira ko harimo nka 40 by'idolari kandi irimbi ryarari barigeze nko 50, ariko Imana irabikora. Ndasaba abantu Bosco aka kaba kazi, ariko niba kajemo ubugome n'isesereza no kwibasira no guhimba ibinyoma, n'ukuri bitagomeye ko mvuga n'Imana, n'ukuri uzabigiramo ingaruka mbi. Hari igihe uzicara uvuge ngo Pastor Mutesi ibi yarabimbwiye. Reka dusoreza. Wabyumvise bimwe mu busesenguzi bwakozwe n'uyu Bosco Empire cyangwa mu busesenguzi bw'abantu bakunda gukora hano ku mbuga nkoranyambaga gushingirwa ku by'umuntu aba yivugiye we bwite. Ashobora kubivuga abantu bakabyumva nabi cye bakabisesengura baganisha ku ngingo y'uko babyumva y'uburyo babona iki uyu muntu yashatse kuvuga. yego Uyu mubyeyi si we wivugiye yuko yagiye gushaka muganga ngo amukuremo iyi matirisi, hanyuma se yigeze asoza avuga ko muganga yayimukuyemo? Hari aho asoza bivuga ko bayimukuyemo? none si ushoje utavuga ko bayigukuyemo ariko wagiye gushaka muganga, ahubwo uvuga ati muganga yangiriye inama ampagarika gukuramo iyo matirisi cyangwa angaragariza ingaruka ashobora kuba nagira, nuko birangira ntayikuyemo. Uyu munsi urumva ndamvuga ngo iyo umuntu ababaye ashobora gukora ibishoboka byose. Umuntu yigeze kuvunika avunikira, uri kubona twa tuntu tuba turi ku muhanda hejuru ya rigori brodire hejuru ya rigori kwa kundi basasaho utuntu turiya tumeze nk'amapave. yego umuntu ahatambutse ashyiramo ikirenge kirikuba bloke sima kirikuba nticyavamo kugira ngo bakivanemo biranga, kugira ngo bakizamure biranga. Uyu muntu yari afite ububabare bwo ku rwego rwo hejuru, arangije kubera ububabare yari afite atari bubashe guhaguruka aho ngaho, atari bubashe kugenda, ku buryo abantu bagombye kuza guteruraho kiriya kibroke sima baje haciye n'umwanya. Ububabare yari afite yaravuga ati nimuteme akaguru mugasigaranemo ariko njyewe ngende. Wabyumvishije? Akubiyemo ikirenge ariko ububabare afite aragira ati nimuteme kano kaguru mugakureho, muteme mu ivi kisigareyo njyewe mbashe kugenda. Ariko ububabare yari afite kwihanganira ko bakuramo cya kirenge bakagikanda ndetse bakacyambikamo n'isima, byasabye yuko batema akaguru kugira ngo areke gukomeza kumva ubwo bubabare. Aha rero nahagereranye n'igihe Mutesi yari arimo icyo gihe. Ububabare yari afite bwashoboraga gutuma asaba muganga ati nkuramo matirisi, ariko bagasanga atari byo, kuko muri kiriya kiganiro njye naragikurikiranye mpaka ku musozo. Ariko uvuga ngo ntuzahorana umubabaro, ndakizi nkizi kera igihe yagikoreye ntago bayimukuyemo, ahubwo kukiwumva iryo jambo rimwe yavugiyemo ati nasabye ko banca ukuguru. Reka tujyane kuri uyu mubyeyi wari uvunikiye muri iriya bordire. Nasabye ko numvaga bafata umuhoro bagatema ukuguru kugasigara aho ngaho njyewe nkigendera. Ariko uyu munsi ukuguru aracyagufite kuko bateruyeho isima, bateruyeho cya kibroke sima, ukuguru barakujyana baragukanda bamwambika na cya gisima nyine baramukotera
kugeza ubwo akaguru ke gakiriye. Kubera iki tuza twemeza yuko uyu muntu yaciwe akaguru ngo nuko yabyisabiye? Kuki twaza twemeza ko Mutesi yakuweho matirisi kubera ko yari abisabye? Ububabare Mutesi yari afite uwo munsi yashakaga kubisaba, ariko ntibyakozwe. hanyuma se umuntu reka twemere yuko itakuwemo, we kuza kubivugira ku mbuga nkoranyambaga, wibuke ko wari yagombaga kwirengagiza yuko hari abantu bazabibona mu yindi sura. Ega ikibazo dufite kugeza kuri iyi saha, kuki inshuro nyinshi dufata icyo umuntu yavuze buri gihe tukakigira ikibi, ndetse tukumva tugomba kucyuririraho. Ubu ngubu mu biganiro nkora hariho igihe umuntu afata agace akagakata, kakaganira akaba ariko agenderaho. Ndabyibuka hari ikiganiro nakoze ku Gasaro TV, igihe bari abana b'abakobwa bari babafashe babatwaye. Noneho ndangije ndavuga ngo ababyeyi nimuze twicare turire, ngo ababyeyi turababaye. Bakasa ako kantu konyine, bati mama wayishanga karasirikira, gashobora kuba kamaze kurebwa n'ibintu birenze n'abantu barenze miliyoni. Abantu benshi bazi ko ngo ndi mama wishanga. Nshobora no kujya no mu modoka abantu bareba bati mama wishanga turicaranye. Kubera iki ijambo rimwe bateruye mu kiganiro cyose rivuga ngo ababyeyi turababaye, nahise mpinduka mama wishanga uwo munsi. Aha, eka nkoreshe mama wishanga bakoresheje uwo munsi. Uyu munsi rero gufata ikiganiro Mutesi yakoze ugakuramo akantu kamwe, yego, akaba ari kuza kwanariza akantu kadafite n'umunota. Ntekereza ko ako kantu nkurikije uko kumvishije nta n'umunota gafite, ibikurikiyeho ntago byumvikana. Kuki ariko konyine yateruyemo? Kuki atateruye byibuze nk'akantu k'iminota 5? Ahubwo se kuki yanarize kantu kuki uyu Pastor Mutesi atari kwicazwa no gusobanurira Bosco Empire icyo yavugaga muri icyo kiganiro, nganamubwire ati ikiganiro numvise wakoze, numvise wavuze yuko nakuwe mu matirisi, ariko muntu w'Imana ntago bayikuwemo, ahubwo nari ndi kuvuga ikigeragezo nari nagezemo nkumva ko yakurwamo, ariko nigeze kurwa. Ariko amusobanurira kubera izihe mpamvu, kandi nawe ikiganiro cyose yacyumvishije agateruramo akantu gato gafite amasegonda makeya. Hari n'igihe umuntu nk'ubu ngubu nk'ibi ntabwo wumvise se nyikumvisha cyose. Yego, wafashe nyine ka gace, yego, nawe yateruyemo, yego. Kuki ariko konyine yahisemo gutoramo? Nuko ariko ashaka gusesengura. Kuki se ariko konyine ashaka gusesengura kandi gakurikiwe n'ibindi? Rero uyu Mutesi nk'umuntu wari warakoze ikiganiro kirekire, kandi azi neza yuko uyu muntu yacyumvishije akajya gushotoramo akantu gato akaba ariko akuramo, kuza gutanga ibisobanuro birakomeye. Kandi ikindi rwose reka twongere tunabisubiremo, uyu mubyeyi yatewe inkota nyinshi cyane z'amagambo mugenda mumubwira. Aya magambo mumuvugaho atuma babara. Ibaze ariko guterwa inkota ari wabanje kuyitera. Ntago aba yayiteye inshuti yanjye. Ukuri kiriya kiganiro ntiwacyumvishije ntukizi, yambaye agashati k'umutuku ngo ateze umukara n'umutuku mu mutwe. Ni ikiganiro kirimo amagambo akomeye, yari ateye na emotion bitewe n'uburwayi yari arimo. Yari ababaye ku rwego rwo hejuru. Icyo buryo ububabare wagira nk'umubyeyi nkawe, waza hano ukaza kuri kamera ukavuga ati ngewe narwaye buno burwayi, nsaba muganga kunteruramo matirisi. We ku bwawe ntago yaje kuri kamera, baramusuye. Wari umusuye yari ari kumuganiriza, kandi yamuganirije ari mu bubabare. Wumve n'ubwo buryo ki avuga. Urumva atari Mutesi wavugaga abwiriza, urumva atari Mutesi wavugaga atanga ubuhamya, ahubwo yari ari kubwira umuntu amuganirira, amubwira ubuzima yari arimo, ibyamubayeho. Yarangiza akavuga ati ujye wicara uvuge ko utazahorana n'umubabaro. Muri icyo kiganiro nzi ko hari ibintu avuga nk'ibyo ngiye. Rero guterura aka kamwe, ko ngako se ubwo umuntu atagatorenga akabyaza umusaruro, muterura mukagahonderaho umuntu icyumweru kigashira. Ntabwo nari nzi ko muri bunakambazeho. Mugafata akantu kamwe mukagahonderaho umuntu mukamuhondagura. Kubera iki ntabwo profita mbona uri umubyeyi? Ezekiel reka nkubaze, urimo urambaza koko? Buriya mufashe umuntu mukamuhondagura kuriya, iyo wicaye ukabitekereza nawe
iyo uryamye wumva uri gusinzira neza nubwo uri wacuruje. ariko mama minyo utaricara kuri kamera ngo uvuge ikiganiro kiganisha mu izina rya mama Ishanga, hari akantu kawe bari bakase ngo bakazengurutse? Mvuga ngo ababyeyi turababaye se? Yego, bari bigeze bagakata ngo bakazengurutse? Ugiye utuntu twari twarasirikiye, hari n'utuntu twiza twasirikiye twanye. Nyine impamvu bagakase ni iyihe? Nuko bashakaga gucuruza. Yes, kandi bakabifata muri kontreta yuko ari wowe mama Ishanga, ariko nyamara atari wowe. Icyambere message wari utanze yagejejwe ku bantu benshi wowe utakekaga ko bari buyumve. Ababyeyi turababaye. Yego, yagombaga kugera kure. N'abagusesengura bari babonye uburyo bwo kugusesengura. Why not Pastor Mutesi aza kuri kamera yavuga ibituma abantu bamusesengura, ahubwo wakabibona yuko abantu bamujomba inkota, kuki adashobora gutekereza ko ari we wa mbere wabanje kuyijomba? Dufate urugero mu gihe cy'urupfu rwa Rusagara, nabyo nabibonyemo ko biri mu bintu arega Bosco Empire. Yaje kuri kamera vuga uburyo yapfushije umugabo, anavuga ko gushyingura uyu mugabo sibyo nta buryo buhari biri buze guhagara hagati y'amadolari 50,000 cyangwa se 40,000. Uyu muntu upfuye nta yindi sano bapfana usibye kuba bari bafitanye urukundo narwo rutazwi na societe. Batangiye kumusesegura ati hano urashaka kwibisha umuntu wapfuye, wifashishije umuntu wapfuye wiba abantu. Bamwe bamwita ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ataba abantu ni babi. Mu by'ukuri ntabwo inkoni nyinshi kubitwa ari wowe waziciriye. Uzi gupfusha fiance, uzi gupfusha umugabo. Uriya mugabo se yari yaramukoye? Shabyihorere wamupfushije ari fiance wawe byagutera igikomere. Ubuse umwaka nturanashira amupfushije ahise yishyingirirwa. Ako twagiye tubwizanya kuri mama Minyo, uyu muntu ko kuba aba yakubabaje. Ububabare yagize ni ubuzi, kuko niba hari ikintu kiryana ni ugupfusha umupatina. Icyo rwose kiraryana, ariko uyu muntu kiraryana ku rwego rwo hejuru. Mama Minyo ariko nkurikije ubuzima Mutesi yabayemo, ntago Mutesi ari wo guheranwa n'agahinda, ntago yakomeza gukundana n'utakiriho. Cyo nacyo mukyemererega. None se Rusagara ntakiriho, akomeza akundane nawe se atakiriho? Akeneye gukundana n'undi muntu uriho uhagaze umubwira ijambo nawe akamusubiza, ku buryo utagomba kubanza gufata igihe cyo gukira igikomere. Uriya muntu ashobora kuzamufasha gukira ibyo bikomere. Ashobora kuba yaramwemereye kuri urugendo bagiye kugendanamo azamukiza ibyo bikomere. Wowe waritegereje ikiganiro aherutse gukora avuga ku mugore witwa Kirere n'uburyo yari agiye kumutwarira nyakwigendera. Niba kiriya kiganiro warakibonye, ubona Pastor Mutesi urupfu rwa nyakwigendera rwari bwamuvemo ku buryo ahita afata umwanzuro wo kubakana n'undi mugabo mu gihe akiri kumuburana. Ntago ruramuvamo. None ntago ruramuvamo, ariko muri uru rugendo turimo tugira ba Mose badutwaza umusaraba, tugira ba Simoni badutwaza umusaraba. Ibaze ariko umuntu ugiye kubaka akavuga ati nta muntu uzansimburira Rusagara. Erega buriya uwawe guhoraho, uwawe guhoraho naho yaba atakiriho. Yego, ariko namwe nk'ababyeyi mugira uruhare rwo kumugira inama. Iyihe? Niba inkona kubitwa ari izishingiye kuri social media z'ibyo yivugiye, mugira inama mubwiye ati mubyeyi rero urabona ukubitwa n'ibyo wavuze, ihangane uhagarika ibiganiro yego byo muri social media. Rero reka nkubwire Ezekiel, buriya wa Ezekiel umuntu uzakubwira ati hagarika ibiganiro byo kuri social media, umbabarire wenda hari akantu gato ngiye kuvuga. Yego, kandi ukambabarireho. Ezekiel, uzi ko wapfushije umwana uwo munsi ukarara ukoze ikiganiro cyane. Uwaza kuvuga ukuntu wantunguye buriya nyine warantunguye ku buryo bukomeye. Yego,
bukomeye kuko numvaga wakagombye kuba uryamye iruhande rw'umudamu. Arewe Ezekiyeli nakubeshye uwo munsi nyirizina namanje kugusaba imbabazi. oya humura njyewe ibyo gupfusha byo mbifata ko ari ubuzima duhorana nabwo mu rero isi. nkanjye numvaga Ezekiyeli yakagombye kuba ari mu buriri nkumva gufata mikoro biri bunakugore. Nkurikije ibyago wagiye uhura nabyo rimwe kabiri gatatu bikidumburamo, nshuti yanjye numvaga watentebutse ku rwego rwo hejuru. Reka njye sinatentebuzwa n'urupfu gute se? Noneho mbona ufashe mikoro. Yego ndavuga ati ibi bintu birakaze. none se ibyo navugiye ariyo hariya impamvu mpereye aho ngaho utarihuta gato, ibyo navugiyemo hariya biramutse bigarutse uyu munsi bikaba biri gutuma nkubitwa inkoni, narenganya uri kuncira imihini yo kunkubita cyangwa ninjye waba warazikubise mbere. aha ngaha icyo nashakaga kugusubiza, nashaka kukwereka ko no mu byago nawe wagumye kuri social media. Yego kuba Mutesi rero ntamugira inama yo kuva kuri social media nuko azi impamvu yayijeho, azi n'icyo ayikuraho. Gusa ikibazo gihari ni ukuntu nyine aterwa amabuye, ariko aho atererwa amabuye kumubwira ngo have utarahamuzanye waba ushaka iki? Ni kimwe nuko nawe uwo munsi naho yari kuba ari madamu wakakubwira ati buretse gukora ikiganiro ntiwari kumwemerera. Reba nk'ejo bundi ari kwikorera ikiganiro tugiye kubona tubona yizaniyemo imbwa. Iriya mbwa yese ko imukunda ayinjira mu gipangu igahita imutangira imbere. Ariko se ni ibiganiro bingahe kuva Pastor Mutesi yakagera kuri social media? Ni ibiganiro bingahe wabonye birimo imbwa ye? Ariko disi oya urumva ubundi style zigomba no guhinduka. Hari abavuze muri comment ati yarashakaga kugaragaza yuko Fredy nuko yaba ari kose azamukunda. Oya aho ngaho aje abandi muri comment yagiraga agaragaza yuko abamuvuga bose ari imbwa. Shamana simbizi impamvu dutekerereza abantu izo ngo nari gukubitwa si we wazikururiye, hari wamubwiye ngo zana imbwa. Oya ibyo ni ukumutekerereza, banayishyira kuri thumbnail. Waraze ngo ni ukumutekerereza. Njye mba numva ari ukumutekerereza. Gute se? Kandi mba numva ngiye nta gahunda afite yo kuzatekerereza umuntu. Ariko Mignone urasetse umuntu azanye imbwa kuri thumbnail, ayizanye mu kiganiro, azanye thumbnail. Hari ibintu bishimisha umuntu. Yego nanjye reka nkubwire njyewe ubu ejo hari n'umuntu uzakora ikiganiro akikiye agapusi. Muhite mutangira kumwanariza mutuye ikikiye ipusi, barashaka kuvuga ko abana yabyaye ari amapusi. Hashobora kuba harimo n'imigenzo. Imigenzo gute? We kutarazana imbwa mu kiganiro. Nuko ntayo mfite kandi ngenda nayitinya, ariko umunsi nagize ku rwego nyitinyuka nkanayitunga. Ariko wabonye kiriya kivuga ni ikizungu, ni cyiza. Nawe uzabona uko bagenda n'ibibware mu nzira. Uza akantu nkunzemo nuko uvuze ati kiriya kibwa ni ikibwa cyiza, ni ikizungu, ntacyo kibaye. Ureba abantu bagenda n'ibibwa hariya mu muhanda, ubu ubona uzi ko hari igihe mpagarara agiye nkabitegereza ukuntu bari kugendana n'ikibwa agikuruye kirukanka, ubona ari ibintu byiza nyine. Sinabirengeye nabonye ni ukuri ko Imana nabonaga ari ibintu byiza. Navuze ati Mutesi uri umusirimu. Umusirimu uzana imbwa mu kiganiro. Cyane ukuri ko Imana ni umusirimu. Ubireba kiriya kibwa kiri kujya gutya kizunguza umurizo, wabonaga atari cyiza. Ni ukuri ko Imana biriya ni ubusirimu. Hari abazaza babivuga ukundi, handi babivuga ukuri. Rero twebwe reka turengaho tudakoma urusyo cyangwa tugakora hasi tukibutsa abantu gutora amabuye noneho bakamutera koko. Ariko uyu mubyeyi wowe iyo witegereje ubona nta nama akeneye. Inama ya mbere turamanza tuyigira abantu bose birwa bamutesha umutwe. Cyane ukuri ko Imana uzi ko buriya ngiye nemera ko umuntu umutesha umutwe wese ni uba wamuhaye ibituma amutesha umutwe. Ikindi cya kabiri ni umuntu ufite ubukwe kuri 30 z'ukwezi kwa gatatu mu ndangagaciro ya Kinyarwanda, umwari muzima
umukobwa uri kwitegura umukwe yagakwiriye kuba ari kwifata uko ari kwifata, ari guterana amagambo n'abantu bo kuri social media, akavuga ati noneho ntimuzamvuga ngo nceceke naje. Yagakwiriye kuba arimo arasimbukana n'abantu muri kwe mu buryo tubyumva muri ribu. Erega uyu munsi reka mbabwire sibyo? Njye nibyo njya nicara nkanavuga. Mwese simwita abakozi b'Imana. Njye ntago niyita, njye biyita abakozi b'Imana. Umwana w'Imana njye siniyita. Aho ntago uri umukozi w'Imana. Njye sindi umukozi w'Imana. Ariko hari abiyita abakozi b'Imana, hari abiyita abahanuzi. Shamana. Reka nkubwire. Abiyita abakozi b'Imana n'abiyita abahanuzi. Uzi ko hari baraza kuntuka. Naye ngiye kuvuga ikintu cyari gutuma bantuka cyane. Mwana ushaka kivuge niba bari ngo barutwa n'abapagani. Kandi ubwo uranabivuze. Nabivuze barutwa n'abapagani. Shabuzi umupagani ujya hariya abiyita abakozi b'Imana, ikintu cya mbere na mbere muzamukiraho ngo nitunywa inzoga, ngo nabonye ngo pastor runaka ngo ari kunywa inzoga. Uzi ko hari umunywi w'inzoga uzajya no mu ijuru akaribatangamo? Ute azayibatangamo? Shahara abapagani b'abana beza bifitiye amahoro yabo, urugero bafite urukundo, bafite umunezero, utajya hariya ngo atuke umuntu, utajya hariya ngo ateshe umuntu umutwe, utajya hariya ngo atume umutima w'umuntu ubyimba, ukabona rwose ni imfura z'u Rwanda zigendera. Yagera hariya ku kabara akavuga ati nimumereze kapeti gatoya, akakanywa akikomereza urugendo rwe. Ukabona rwose ni imfura y'u Rwanda. Kandi baravuga ngo n'inzoga ngo inywebwa n'imfura ngo uri kubyumva? Ariko mwebwe mwiyita abakozi b'Imana ngo munywa za ji na za fanta. None bari hano kuri social media. Kimwe cyo mbashinja, nta rukundo mugira, nta n'ubumuntu mugira. Iyo muza kuba abantu bagira ubumuntu n'urukundo, mwana kicaye mugakundana namwe hagati yanyu. Ese kugira ubumuntu ni ugushyigikira amafuti, ugashyigikira umuntu uzanye imbwa mu kiganiro? Kugira ubumuntu ni ugushyigikira ko umuntu waje kuri social media akivugira ko matirisi yasabye ko bayikuramo, akaba ari gushyamirana n'ababikomatinzeho? Ahubwo wamubwira ukuri kuba ati mwene data ibi bintu niwe wabyivugiye, ahubwo bishakira ubundi bugororangingo. Abakozi b'Imana rero umuntu udakomeye gusimbukana n'umuntu muri ribu. Ubu yagakwiriye kuba ari gusimbukana na Bosco Impa yasaba ribu ngo nimurengerega abantu bamuvuze ngo ibya matirisi ari we wayivuze. Yakagombye kuba ari gusimbukana ngo ntabwo ngo yasabiye ku rupfu rwa Rusagara kandi bibyumvikana. N'abahanuzi murya amaturo y'abantu mukavuga ngo muzabashyingira. Yegora. Ngubu hari uwaza akarya amaturo yo kuguhanurira umugabo ngo bagushyingire. Ntazagira umpanurira. Ntazagira umpanurira, ntazagira n'unsengera. Kareka. Nyine aha hantu kurirukanya abakristo bagenzi banyu. Mwe abakozi b'Imana mwe murimo muracurumuza abakristo bagenzi banyu, noneho nabitwa abapagani bakabona nta mbuto muri kwera. Mwamaze kwera isenda. Cyo nicyo kibazo dufite. Nukuri ubu nshobora kwicara nkavuga ati ahantu runaka ari bubwirize, sindi bwinjireyo. Kubera iki yera urusenda imbere y'imbaga nyamwinshi, imbere y'isi. Duhe nk'urugero rwabo bitwa kari abakozi b'Imana. Mwera insenda se? Bene isenda ku buryo winjiye mu rusengero ugasanga arimo, ukaba wahita uzingwa amabingo ukigendera. Nta zina ndi buvuge, ntaryo. Uracyafite kakoba ko gutinya ngo ntiterane. Rega kuvuga ukuri. Nta zina ry'umuntu ndi buvuge kubera ko deje bashobora kuba barenze na 15, ntago natondeka abantu 15 ngo nzabashobore. Ariko haba harimo kiyongozi. Umbwiye ngo nimvuge kiyongozi ngo mvuge n'uwanyuma, nabyo sindi bubikore kuko abo hagati naba mbasizemo. Vuga perezida wabo. Oya ntago ndi bumuvuge. Hari icyo bitwaye. Mwamaze kuba benshi muri guca abantu intege zo gusenga. Ariko uzi ko umuntu wakurikiye social media zanyu ashobora kuvuga ati ubundi buriya kujya mu rusengero n'ibyiki, ngahita nshimira n'umuntu wafashe icyemezo cyo gufunga insengero, kuko niba mwarabaga mufite imitima itari mu rukundo mukaya kubwiriza abantu ubundi mwababwirizaga iki? Hangiye ntyora ubundi bababwirizaga iki? Murakubwira ati narabwirizaga kandi
inyuma hariya hari abantu ncumbikiyeyo gusa ubwo ngubwo koko intama nyinshi ntago ziguye intama nyinshi ntizirambara. Reka nkubaze wowe mama pasiteri muhanuzi kazi twemera urugo rwa mbere rurakunaniye uracyakomeje uri mu rusengero urigisha abantu ko hari andi mahirwe ya kangahe ya kabiri urugo rwa kabiri rurushatse ruranze uracyabwira abantu ko hari amahirwe ya kangahe ya gatatu urinze ugeza murenye ugishaka ubwo bundi woweho mama Mignone yagakwiriye kugera mu rusengero asanga uri kubwiriza akahaguma cyangwa yagenda mbere yo guhagurutswa n'uwavuze da guhagurutswa na Pastor Claude wakoze ikiganiro yikomatingira ibyo ngibyo guhagurutswa na Ezekiel wakomatinze ibyo ngibyo guhagurutswa na Bosco Impaye uwo muntu se wagakwiriye kubanza kuguhagurutsa mbere y'ibindi byose. Nyine nakubwiye ngo abakozi b'Imana murimo muratuma abakristo bava mu nsengero mu mpamvu zimwe n'izindi. Rero uyu munsi hariho n'igihe ariko uko muri kubikora gutya kanongere numva aka kantu n'ukuri Bosco kaba kazi uri guhimba ibinyoma ngewe nongeye kubigusobanurira nta muntu n'umwe ku isi ushobora kunyanga kubera ko Bosco wavuze nabi abantu bazi ko ntakuzi abantu bazi ko mbeshyera kuko Bosco mutesi uvuga abantu baramuzi rero abantu baranzi kandi ntabwo ndi umuntu wabaye mbahamba oya abo twabanye baranzi tureke no kuvuga ngo abantu baranzi Imana nayo iranzi rero ntabwo ngewe mfite ikibazo gikomeye sibyo Bosco ntabwo mfite ikibazo cy'ibirahure uri kumena ngewe mfite ikibazo cy'uko bimene byawe se ngewe ejo umunsi nabyimbijwe uwanjye bizagenda bite gusa wenda umugani hari ukuntu abantu mu byungukiramo ntawamenya mu kubabazanya hagati yanyu ariko Imana iborohereza nta n'ikindi ndi burenzeho. Mignone nanjye nta kindi nshaka kurenzaho ibyo tuganiriye birahagije abantu bikuriremo uruhande rwabo bashakaga kumva n'urwo batashakaga kumva gusa abantu bagukurikire kuri channel yawe ukuri abantu bagiye kuri mama Mignone official bankurikire pe bumva ukuntu urugo ari rwiza bumva ukuntu urugo ruryoshye bumva ukuntu umugabo ari uwo kubahwa bumva ukuntu umugore ari uwo gukundwa utazatubwira ibyo ngibyo ko nzabanza kugira ngo mwumve ko n'inyigisho zawe nzabanza banze ngusure menye uburyo ufata neza umugabo ninsanga ntawe ufite ubwo nibwo nzasobanukirwa impamvu uri kunyigisha gutyo kuko nta kibazo sinzi niba wubatse umufite sinzi niba utamufite ubwo nimenya ko ntawe ufite nzamenya aho upfa kutazaza kumvugira kuri kamera nisanga utamufite nzaza mbabwira nako uyu mudamu uri kutwigisha urugo ruryoha wari umuryohera rute ntarwagira urugo ni rwiza kandi wabishatse rwahinduka ijuru rito. Amen. Ari umugabo yabigiramo uruhare ari umugore yabigiramo uruhare urugo rugakunda urugo n'umugisha kuko iyo rwabonye n'umugisha rubona abana ari bo mugisha uturuka ku bakundanye yego kandi urugo ni ruba rwiza umuryango ukaba mwiza n'igihugu kizaba cyiza uri bujye kuri mama Mignone official ibi bintu araza kubyumva unkeneye nimero zanjye ni 0788268322. Reka ngushimire n'abari badukurikiye mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka bakore subscribe kuri YouTube channel iyo ariyo yose bari buze kuza kubonaho iki kiganiro Ikaze TV Rwanda, Kiranuka TV, Mama Mignone official, Pastor Fanny official na Mos TV. Aho hose mukore subscribe. Hari indi channel yitwa Ingoro TV abonye ifite subscribe 83 izagera yo gitangira iriya nukuri nizamuke bajye ku Ngoro TV bakore subscribe umva nayo nyigiriye impuhwe abantu bajyeho bakore subscribe bakurikireho ibiganiro byayo. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Mama Mignone ndagushimiye ku busobanuro bw'ikiganiro cyiza uduhaye. Pastor Mutesi tumwifurije ishya n'ihirwe n'umugisha bituruka ku Mana uko yifurije Bosco Impaye umugisha
nawe Imana imukubire 770 kumugisha yasabiye Bosco Empire. Ndagushimiye. urakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Iyi niyo saga batuzaniye.